uyu ka Fride abayobozi baba muri ka Fride, igikorwa kiba kabiri mu kwezi kigamije ko abaturage bagira ubuzima bwiza, kikaza ari ingirakamaro. Uyu uri imbere ni minisitiri mushya wa siporo Bwana Nyirindekwe, ari kumwe n'abandi bayobozi bari muri ka Fride, hakabamo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Samuel. Iyi gahunda igamije ko abaturage bagira ubuzima bwiza, bakicara bagasabana bakaganira, abatabonaga umwanya wo kujya muri siporo bakawubona, bigatuma mu by'ukuri bumva baguwe neza. Ubwo rero aba ari bo bose baba bakiryamye cyangwa se bakiri mu bindi bashatse babyuka, kuko ni gahunda irangira saa yine. Ubwo rero uwakumva afite akabaraga yaza akifatanya nabo kugira ngo akore siporo. Abo baragiye ubu ngubu bashobora gukomeza urugendo kugeza kuri Kigali Convention Center, bagakomeza bakagera ababishaka kubera ko ntabwo ariho honyine ibera no mu bindi bice by'umujyi wa Kigali. Ubwo wakumva atuye muri ibyo bice, haba za Kimihurura, za hehe, yakomeza yakwifatanya n'abandi muri iyo siporo ngaruka kwezi.